turabasuhuje bene data mwese, tubifurije kugubwa neza kandi tubifurije umunsi mwiza. Turagarutse muri bya byigisho byacu bigaruka. Turi kumwe na bene data hano baje kudufasha kumvikanisha neza ibi byigisho, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Uyu munsi turi ku ngingo ya 4 itubwira ngo umucyo watumurikiye. Ni muri cya cyigisho rero cya 7 kitubwira ngo icyigisho cya 7 kitubwira ngo mbese umucyo waranzwe cyangwa waratumurikiye. Iyi ngingo yo kuwa 4 rero tubwira ngo umucyo watumurikiye. Bene data baje kudufasha kuyumva neza. Uwiteka abaho umugisha. Amen. Mwaramutse amahoro. Turashima Imana. Tubaha akanya musuhuze abadukurikiye. Mwene data suhuza abadukurikiye. Ndabasuhuje, nitwa Charles mwene so. Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane, reka na mwene data nawe basuhuze. Nanjye nitwa Aimable Nshimiyimana, Uwiteka duhire. Urakoze cyane, nanjye nitwa Ukugize Jean Pierre. Reka rero mbere yuko tujya mbere muri iyi ngingo y'uyu munsi tubanze dusenge. Turagushimiye data wera muremyi wacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugiriye neza muri aya masaha, uduhaye amahirwe yo kwiga ijambo ryawe. Kuri iyi cano dusabye umugisha ku bazabikurikirana natwe ubwacu. Umwuka wera azabe bugufi kugira ngo turusheho kwiga twunguka binyuze mu mwuka wera. Ubuntu bwawe bubane natwe twese, tubyakiye ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane, reka twongere tubahe ikaze na karibu kuri cano SDARM, ni cano y'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi bavugurura. Dukurikirana ibyigisho by'ishuri ibyigisho bya Bibiliya mu ishuri ryo ku isabato. Rero ibi byigisho ni ibyigisho bidufasha kumva Bibiliya. Hari abo tumenyeranye, hari abageze hano vuba, mwese tubahaye karibu, kandi n'abageze hano vuba mube hafi kugira ngo dusangire ibi byigisho. Iki cyigisho rero, iyi ngingo yo kuwa 4 iratubwira ngo umucyo watumurikiye. Mbere yuko tujya mbere, reka dusabe mwene data Aimable adufashe kwibuka ingingo twize umunsi w'ejo. Urakoze cyane. Umunsi w'ejo hashize twabonye ingingo kwa 3 yavuga ngo amatsinda abiri y'ababaga bateze amatwi. Twabonye uburyo Yesu yabaga ari kwigisha, hari abantu benshi bamushungeraga, abamwizeraga n'abataramwizeraga batemera ubutumwa bwe, ndetse twabonye uburyo ibyo yavugaga byose yabishimangirishaga imibereho ye n'ibikorwa bye, ku buryo imbere y'abantu, imbere y'abamarayika n'imbere y'abadayimoni ushobora kuba yavuga amagambo undi uwo ari wese yavuga bikaba ari ugutuka Imana, avuga ati mumara nkora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Yego. Akoze cyane rwose. Ingingo y'ejo yatubwira ngo amatsinda abiri y'ababaga bateze amatwi. Urakoze kuyisobanura no kuyumvikanisha. Reka rero tujye mbere bene data mu ngingo itubwira ngo umucyo watumurikiye. Dusabe mwene data Charles aturebere muri Yohana 8:30. Ikibazo kiratubaza ngo igihe Yesu yabwiraga abafarisayo ukuri gukomeye, ni gute amagambo ye yagize ingaruka ku bantu bafite imitima itaryarya bari bamuteze amatwi, kandi ni ukubera iki ibyo bishobora kudutera umwete muri iki gihe? Yohana igice cya 8 ku murongo wa 30 haranditse ngo avuze atyo abantu benshi baramwizera. Yego. Yesu mu ivugabutumwa rye yaganiraga n'aba bantu, abafarisayo, rubanda, abantu bazaga bakamugota ari benshi. Rero igihe yababwiraga ni ukuvuga ngo yavuze amagambo atuma bamwizera. Abantu baramwizeye. Ayo magambo yavugaga ni ayahe? Ese yasobanuye iki? Kuki abantu bamwizeye? Kumwizera byatanze uwuhe musaruro? Reka dusabe mwene data adusomere mu gitabo cyitwa ibimenyetso by'ibihe byo kuwa 6 Gashyantare. Noneho tuze kumva neza ni ibiki yavuze, na mwene data Charles abe ari hafi kugira ngo aze kudufasha no kurushaho gusobanukirwa, twumve neza ikiganiro Yesu yarafitanye n'ibitsinda ry'abantu. Kristo yarasobanukiwe ko yakwitwara mu buryo burangwa n'ituze n'ubwenge no kuburizamo imigambi yabo yo kumuciraho iteka. Amagambo y'umwami Yesu yari nk'imyambi ityaye yahinguranyaga kandi igakomeretsa imitima y'abamuregaga. Igihe cyose Kristo yavuganaga n'abantu
baba bake cyangwa benshi amagambo ye yagiraga ingaruka zo gukiza ubugingo bwa bamwe mu bamwumva. Nta butumwa na bumwe bwigeze buva mu kanwa ka Kristo bwigeze buzimira bukaba imfabusa. bugarukiye aho twumve neza ibi bintu. Urumva Kristo amagambo ye yari afite ibintu bibiri. Yari afite ibintu bibiri. Cya mbere ni ukuvuga ngo yashegeshaga, hano yakangaga, yatitizaga abantu babaga bateguye ibirego byo kumurega, ariko kandi nanone agahumuriza abashakaga kumutega amatwi bamwifuzaho agakiza. Abacaga bugufi bakamutega amatwi amagambo ye yarabahumurizaga. Hano rero urumva amagambo ya Yesu yari arimo ibintu bibiri. Noneho dukomereze. Dukomeje, buri jambo avugaga ryashyiragaho inshingano nshya ku bari bamuteze amatwi. Abagabura bari gutanga ubutumwa buheruka bw'imbabazi ku batuye isi bakamamaza ukuri nta buryarya, bakishingiza ku mbaraga z'Imana, ntibagomba na rimwe gutinya ko imihati yabo ari imfabusa. Nta muntu n'umwe wavuga ko umwambi w'ukuri wawushije intego kandi ko utacengeye mu mitima y'abateze amatwi. Nubwo nta jisho ry'umuntu ryashobora kubona umuvuduko umwambi w'ukuri wagenderagaho, nubwo nta gutwi k'umuntu kwashoboraga kumva gutaka k'umuntu wakomerekejwe, nyamara ukuri kwagiye gucengera mu mutima w'umuntu mu buryo bwa bucece. Imana yavuganaga n'umutima, kandi ku munsi w'urubanza rw'imperuka umugabura w'iby'Imana azahagarara yambaye amakamba y'ubuntu bucungura kugira ngo aheshe Kristo icyubahiro, we ukwiriye guhabwa icyubahiro. Imana ireba ibyihishe, niyo izagororera ku mugaragaro abantu bagize uruhare mu kwamamaza ukuri mu izina ryayo. Urakoze cyane. Ahangaha urumva ko hari kutwereka uburyo natwe byadutera umwete. Nyine data Charles, sinzi twunganire wumve ni gute ibi bintu biteye umwete. Murakoze cyane. Nk'uko umusomyi asomye handitse ngo Imana ireba ibyihishe, niyo yonyine izagororera ku mugaragaro. Iyo ireba ibyihishe n'ibyo abantu batareba yigira ite? Irabireba. Noneho rero rizirita ni iyihe? Ibyo byihishe, iyo mihati abo bagabura, abo bakozi b'Imana bakora, ikareba mu mutima, ikareba ibyo abantu batabona, iyo izabishyira ku mugaragaro ibahembe, kandi noneho ibahembe ku mugaragaro abantu bose babireba. Rero iki ni igitsikamutima, ni ikidufasha kugira ngo tugire imbaraga, dukomeze duhatane, dukomeze tugende, nubwo ibintu abantu batabishima ntitugire ubwoba, kuko Imana yireba ibi bigaragara n'ibitagaragara, yiteguye kuzaduhemba, ikaduha ingororano kandi ikaziduha ku mugaragaro. Amen. Ikindi kirimo hano ni uko buriya ngo nubwo wagira ngo ntiwakoze, ariko ngo bigenda bombe bigacengera mu mitima y'abantu we mu buryo utazi, buhoro buhoro. Urakoze cyane. None se uretse abagabura, ninde wundi wahawe umugisha wo kumurikirwa n'umucyo uvuye mu ijuru? Nicyo kibazo gikurikiyeho. Ari amasomo yose ngiye nayasomye nanyujijemo amaso, nsanga burya umuntu wese ufite inzara n'inyota by'ijambo ry'Imana na Imana mu mucyo. Hano munsi barabishimangiye, berekana ubundi kenshi na kenshi dukunda kuvuga ngo umuntu ubwiriza ubutumwa bwiza niwabyigiye, ngo nanyuze mu ishuri rya teolojiya, ariko Imana burya siko ikora. Siko ikora rwose. Nicyo hano basobanuye munsi ahavuga ngo abantu batahamagariwe umurimo w'ubugabura bakwiriye gushishikarizwa gukorera shebuja hakurikijwe ubushobozi bwinshi bafite. Ni uko ngo ubushobozi bwose umuntu yakorera Imana. Amagana menshi y'abagabo n'abagore ubu badafite icyo bari gukora, babasha gukora umurimo mwiza ukemerwa. Bashobora gukorera shebuja umurimo ukomeye binyuze mu kujyana ukuri mu ngo z'inshuti zabo n'abaturanyi babo. Imana ntireba ku gukomera kw'abantu, ahubwo izakoresha abakristo boroheje kandi bitanze, bona nubwo baba batarigishijwe bihambaye nk'uko bimeze ku bandi. Mureke abameze batyo binjira mu murimo, bayikorere bava mu rugo bajya ku rundi. Igihe ari abantu bicishije bugufi, abantu bitonda kandi bubaha Imana, igihe bicaye ahazengurutse umuriro bota, bashobora kumara imiryango ubukene kurusha uko umugabo wabyerejwe yabikora. Urakoze cyane. Shari, ni iyihe nama? Kuko ndumva baba badukurikiranye ndetse natwe ubwacu aya magambo arimo ibyiringiro bikomeye cyane. Ariko ni iki wabwira abantu
kugira ngo turusheho kugira ibyiringiro uburyo uyu mucyo watumurikiye Jyewe- natwe dukwiriye kuwusakaza ahandi Murakoze tutitaye ko cyane. twabyize cyangwa se turi abagabura babyereje. murakoze rwose ngewe icyo nabwira abadukurikiye natwe twibwira nuko uretse abagabura babyerejwe cyangwa se mu yindi mvugo uretse abapasiteri cyangwa se abayobozi mu by'itoro mu by'idini babyerejwe n'umuntu wese wakiriye Kristo cyangwa se n'umuntu wese wumvise ubu butumwa afite inshingano zo kubugeza ku bandi. Kabone nubwo bawiciye ku muriro muri kota uri kota mu muryango muri kwiganirira ushobora kujya inama mugasura umuturanyi mukamugezaho ubutumwa bwiza aho uri gucururiza aho uri gukorera aho uri ku ishuri aho uri hose watambutse ubutumwa kurusha uko umugabura we yabutambutse rega we baranamutinya abona yambaye amakote n'amakaravate nk'uko kwanjye bamwe bakagira n'ubwoba bakamwihisha ariko urimo kugenda mu muryango aho utuye rwose ubu butumwa wabuganiriza abantu kandi ukaba ari umurimo ukomeye ukoreye Kristo. Murakoze cyane. Ongeraho gato dusoze ndabona mu guhita dusoza ko ndabona ingingo tuyigerereje ingingo ndi kuyiga yanyibukije ikintu gikomeye cyane ku bantu babiri Yohana umubatiza ndetse na Yesu. Yesu nawe turi kuvugaho na Yohana umubatiza. Ubundi mu bayuda ntawe wemeraga ko ashobora kwigisha iyobokamana ataranyuze mu mashuri y'abatambyi, kandi Yesu na Yohana umubatiza babonaga nk'abantu batagize icyo bazi batarize teoloji kuko batagize muri ayo mashuri. Ababumvaga bose batangazwaga n'uburyo bari bazi ibyanditswe kandi batarigishijwe. Nibyo ntibari barigishijwe n'abantu, ariko Imana yo mu ijuru niyo mwarimu wabo kandi iyo bakomoyeho ubwenge busumba ubundi bwose. Amen. Bimuvuze byose paje 453. Yumvikane ko Yesu na Yohana umubatiza bigishijwe n'Imana isumba byose. Ubwo bisubiza twabikomeje mu kibazo cya B kuko uretse abagabura mbese abantu berejwe umurimo itorero ryabihereye uburenganzira, hari n'abandi bantu Imana ishobora gukoresha bagakora umurimo ukomeye uruta n'umugabura. Niyo mpamvu mu bagize itorero twese nta muntu n'umwe udafite uburenganzira mu murimo w'Imana. Mu mpano iyo yose waba ufite wakorera Imana. Murakoze rwose ibi bintu murabyumvikanishije neza, ariko reka abantu badukurikiye mbongereho naka burya rega ku muriro nk'uko tubisomye hano mu rugo twicaye nta nubwo ari ngombwa n'abatuzengurutse ntitubanze tubwirize n'imiryango yacu ko twicaranye. Burya umubyeyi igihe uri kuvuganiriza abana ku mashyiga uba uri gukora umurimo ukomeye, baganiriza n'igihe ubona babisaramo. Njya kwigisha abana kubaganiriza iby'ijambo ry'Imana inshuke dufite hano ariko bigisha basakuza, ariko birantangaza iyo tuje mu rusengero isomo nabigishije umwana muto w'imyaka 5 ahagarara hari imbere akarivuga, byerekana ko burya nubwo basakuzaga burya barabyumvaga. Rero abadukurikiranye nubona wicaye ku muriro uri kwigisha abana ntibikaguca intege, ubona basakuza ubona batabyitayeho, burya karacengera kakumvikana. Kandi ikindi dukwiriye kugirira ibyiringiro nuko ari abagabura ari n'abatari abagabura twese duhamagarirwa kwamamaza ijambo ry'Imana dufite ibyiringiro ko iryo jambo tuvuga ritazagenda ngo rigaruke ubusa. Imana rero ibaho umugisha abadukurikiranye, kandi reka dushimira ababene data bitanze bakaza muri studio kugira ngo badufashe kumvikanisha ingingo. Uwiteka abaho umugisha cyane. Amen. N'abadukurikiranye mwese mugire ibihe byiza, kandi dusabe umwuka wera kugira ngo akomeze gutuma umucyo umurika mu mitima yacu uturuka kuri Yesu mu izina rya Yesu. Amen.